Muraho neza nshuti bakunzi badukurikira aho muri hose, nizere ko mumeze neza kandi nizere ko Nyagasani akomeje kubafasha mu buryo bwose bushoboka, aho waba uherereye hose hirya no hino mu isi cyangwa se mu gihugu cy'u Rwanda. Nguhaye ikaze hano kuri B News TV, tugiye kugaruka ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko ariko turibanda ku bahanzi b'Abanyarwanda, tuze tureba byinshi bahuriyeho ndetse tuze tunareba n'ibindi byinshi bakomeje kugenda batandukaniraho muri rusange. By'umwihariko ariko turabanza twibande kuri Israel Mbonyi, umuhanzi w'umunyarwanda, umuhanzi wavuga yuko atari umunyarwanda gusa, kubera yuko ni umuhanzi uzwi ahantu hose cyangwa se henshi hirya no hino mu isi, dore yuko Abanyafurika ariwe muntu bakunda cyane mu ndirimbo ze mu Giswahili, dore yuko abantu benshi bakunda indirimbo ze mu buryo bwose ubona yuko bushimishije abantu benshi cyane. Dore impamvu rero Israel Mbonyi ariwe muhanzi w'umunyarwanda ushobora kuvuga yuko yinjiza amafaranga menshi ku rubuga rwe rwa YouTube, aho amaze no kugira abasubscribers miliyoni 2 zirengaho. Ubwo bivuze yuko ari bo bantu bamukurikira ku rubuga rwe rwa YouTube, ndetse turaje tunarebe n'uburyo yinjiza amafaranga, ndetse turebe n'impamvu ariwe muhanzi w'umunyarwanda wavuga yuko yinjiza amafaranga menshi. Ngira ngo muri kumubona ahangaha Israel Mbonyi, ngira ngo murabona yuko ari umuntu umeze nk'umuntu uri gusinyana amasezerano n'undi muntu, cyangwa se ngira ngo muri kumubona hano imbere yanyu kuri screen, niba turi kugendana neza 5/5. Mwibutsa gukora subscribe kuri B News TV kugira ngo tuzajye tubana neza 5/5, tuzajye tubana neza umunsi ku wundi, turebera hamwe byinshi bikomeje kugenda bivugwa kuri social media zigiye zitandukanye mu buryo bwose burambuye ndetse no mu buryo bwose bugiye butandukanye. Mbabwira yuko rero turi kubana na Mr Ridos hano kuri B News TV, ndizera yuko rero muri kunyumva neza 5/5. Ibitekerezo byanyu byose ndagenda mbisoma uko biza byisukiranya. Ngira ngo hari hejuru muri kubona yuko Israel Mbonyi kuri dashboard ye, ubwo ku bantu batabizi, iriya ni dashboard, hariya buriya niho we yabonera abantu bamukurikirana cyangwa se abasubscribe afite ku rubuga rwe rwa YouTube. Iriya ni dashboard, ngira ngo muri kuhabona hariya kari akantu kameze nk'umwambi kari hejuru, hariya niwe wenyine wemerewe kuhareba cyangwa se ubundi wese aheretse. Ariko ngira ngo inyuma mushobora kubona miliyoni n'indi mibare, ariko ntimubashe kumenya ngo ni imibare imeze ite. Hariya rero we abibona neza uko abyumva ndetse n'uburyo abyifuza, kubera yuko niyiwe kandi aba ari kuyikontorora, yewe ari no kuyimanaginga ngo arebe igipfa ndetse n'igikira muri rusange. Ni ukuvuga yuko rero Israel Mbonyi nk'uko twari tumugarutseho, Israel Mbonyi ni umusore umaze kumenyekana cyane. Sinavuga yuko ari mu gihugu cy'u Rwanda, kubera yuko no hanze y'u Rwanda yarahageze, kandi yahageze kenshi, cyane cyane muri Kenya turamuzi, muri Uganda, muri Congo, muri Tanzania, ahantu henshi, muri za Nigeria n'ibindi bihugu byinshi. Ngira ngo rero Israel Mbonyi, impamvu nyamukuru Israel Mbonyi abarwa mu bantu binjiza amafaranga menshi cyane ku rubuga rwe rwa YouTube. Israel Mbonyi ni umuntu ukoresha indimi zigiye zitandukanye aririmba, kandi ni n'umuntu umaze kubaka izina mu buhanzi bwe, cyane cyane akoresheje ururimi rw'Igiswahili, kubera yuko Abanyafurika benshi nizo ndirimbo nyinshi ze bakunda, kubera yuko aba yaririmbye mu ndimi bumva, ndetse akaririmba n'indirimbo nziza zibaryoheye muri rusange. Ni ukuvuga yuko rero Israel Mbonyi, dukurikije abahanzi benshi b'Abanyarwanda tuzi, kugira ngo muramubona Bruce Melody, The Ben ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ni ukuvuga yuko rero Israel Mbonyi nk'uko nabigarutseho, ni umuhanzi ukunzwe ndetse ni n'umuhanzi ukora indirimbo ndende cyangwa se indirimbo nini ifite iminota myinshi cyane kurenza abandi bose muri iki gihugu cy'u Rwanda. Birumvikana kuba yaririmba indirimbo yo kuramya no guhimbaza Imana, cyangwa se indirimbo y'Imana muri rusange. Ni Israel Mbonyi aririmba iminota myinshi cyane, cyangwa se akora indirimbo y'iminota myinshi, ku buryo ujya gusanga Israel Mbonyi aririmbye
iminota 11 cyangwa se yakoze indirimbo y'iminota 11, mu gihe abandi bahanzi bagiye batandukanye barimo Bruce Melody, The Ben, Element, Roskana, barimo n'abandi benshi bagiye batandukanye, ubwo ndavuga ba Christopher, ba Bwiza, ba Ariel Wizi, n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ni ukuvuga yuko rero abo bose tubamenyereye ku ndirimbo y'iminota 3 n'amasegonda 4 gutyo, ubwo wakabije aririmba iminota 4 n'amasegonda hafi 50 gutyo, mu gihe Israel Mbonyi we aririmba iminota 11 gutyo kuzamura. Ibi ngibi rero nibyo bituma Israel Mbonyi arebwa n'abantu benshi bitewe n'uburyo akunzwe, nibyo bituma Israel Mbonyi yinjiza amafaranga menshi ku rubuga rwe rwa YouTube, kubera yuko aba yakoze iminota myinshi kandi video ye ibageze cyangwa se indirimbo ye ibageze ahantu henshi hagiye hatandukanye, ndetse banamukunze ndetse no mu bihugu byinshi mu buryo bwose ubona yuko bwashimishije abantu benshi. Ndabashimira cyane mwe, dukomeza kugenda tubana neza 5/5 hano kuri Ubwenge Buhubundi. Episode ya 2 rero niyo twari tugezeho tugira ngo tumenye ngo ese Israel Mbonyi ubundi niwe muhanzi mu Rwanda ushobora kuba yinjiza amafaranga menshi, cyangwa se hari abandi bamuhiga, cyangwa se hari n'abandi bashobora kuba bayinjiza kumurusha. Mu by'ukuri ndetse no mu bigaragara ahangaha muri kubona yuko ameze nk'umuntu uri gusuhuza umuntu, cyangwa se ubona yuko yishimye ari kumwe n'umuntu. Ahangaha yari ari gusinya amasezerano yo kwamamariza uruganda rwa Skol, cyangwa se uruganda rukora izi nzoga za Skol. Sinzi niba benshi babizi cyangwa se barabibonye, ariko ahangaha niko bimeze. Ahangaha yari ari gusinyana amasezerano n'uruganda rukora inzoga za Skol. Rero Israel Mbonyi yamamariza ibigo byinshi bigiye bitandukanye hirya no hino mu isi, akora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ndetse nawe ubwe haba hari n'ibindi bintu akora ushobora kuba mutazi, cyangwa se n'abandi benshi bashobora kuba batazi. Ndabashimiye mwese twabanye neza 5/5 hano kuri BNews TV, aho muri hose nizere ko mumeze neza, kandi nizere ko Nyagasani akomeje kubafasha mu buryo bwose bushoboka. Mwari kumwe na Mr. Didos nkuko nakomeje kugenda mbigarukaho ndetse mbibabwira neza 5/5 ku kandi, aho muri hose Nyagasani akomeze bafashe mu byo muri gukora byose, mu byo muri gutekereza byose. Twari turi kugaruka mu buryo Israel Mbonyi yinjiza amafaranga menshi ku rubuga rwe rwa YouTube kurenza abandi bose mu gihugu cy'u Rwanda. Uburyo bwose twabugarutseho. Niba hari ubundi buryo twaba twibagiwe, cyangwa se niba hari ibindi bintu, cyangwa se ubundi busobanuro waba wifuza kuri Israel Mbonyi, ushobora kutwandikira muri comment tukazagenda tubirebaho gake gakeya. Imana ibarinde kandi welcome kuri BNews TV. Ndabakunda cyane, mukore subscribe tujye tubana neza 5/5. Ciao ciao.